Ni Rayon Sport mu myitozo ikomeje kugenda ica impaka mu buryo bukomeye cyane, aho irimo kwitegura imikino idasanzwe kandi ikomeye urimo uwa Gor Mahia, ndetse ikipe ya Rayon Sport ikaba atari ibyo gusa irimo kwitegurira, ahubwo Sekafa nayo igomba kuba imanuka imeze neza cyane. Hari abakinnyi bashya bongeye kugaruka mu kipe ya Rayon Sport, ndetse n'abari basanzwemo mu kipe ya Rayon Sport barimo kugenda bagarukaho cyane. Ubu tuvugana barimo gukorana imyitozo na ekipe ngari. Hari amakuru twabashije kugenda tugeraho adasanzwe kandi akomeye, uraza kumenya ese Dylan Rainer yavugana na Kwizera Olivier iki, dore ko ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bavugwa cyane mu kipe ya Rayon Sport. Ese ari bukomezanye n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa ari buze kwerekeza muri amakipe akomeje kugenda amwifuza, ndetse anatanga amafaranga menshi ashoboka. Mu gihe ku rundi ruhande transfer zo zigikomeje, ese izina Leandre Onana ko rikomeje kugaruka, aho ntabwo ikipe ya Sport yaba iriseriye kuri uyu mukinnyi, dore ko nawe bivuga ko akina mu makipe adasanzwe abarizwa aho mu Barabu. Ese Leandre Onana yaba akiri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport? Uraza kumenya ese ni ibiki birimo kuvugwa gena ni transfer ishobora gutungura abareyo, dore ko ibintu byose ikipe ya Rayon Sport irimo kugenda ibikora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Reka twanzike ikiganiro cyacu mu makuru y'imikino agezweho, tugusaba ngo ubanze udukandire kuri like ndetse na subscribe, ubundi tujye tubana mu makuru abagezweho mu rubuga rw'imikino. Reka twanzike. Rayon Sport irimo kwitegura Sekafa, ndetse n'umukino ivuga ko izakina ku itariki ya 18 z'uku kwezi turimo, nibwo umunsi w'igikundiro uzaba ubaye. Abareyo bashaka kubona ikipe ya Rayon Sport ikomeye cyane, atari ekipe iza ibatungura ikora ibyo batitegaga mu bitekerezo byabo. Ubu tuvugana ikipe ya Rayon Sport yamuritse myugariro wabo mushya bita Charles Chaplu. Uyu akaba ari umunyacadi, ikipe ya Rayon Sport iherutse kugura iyo muri icyo gihugu. Bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport yiteguye kandi ikomeje guca impaka mu buryo budasanzwe. Uyu mukinnyi yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse byihutiyeho ahita atangirana n'ikipe ya Rayon Sport imyitozo idasanzwe, niyo ikomeje kuvuga ko irimo gukorerwa mu majyaruguru aho muri Gicumbi, nk'uko aya makuru dukesha abakomeje kuhibera gukomeza kugenda babitangaza muri izi nkuru zikomeye. Uyu yagaragaye cyane cyane hanini mu mafoto yagiye akwirakwira ndetse n'amavideo arimo gukorana n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa aha amakuru meza nakubwira, ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bahamya aha Nyarugenge bazamwumva mu buryo budasanzwe. Nanone kandi Kwizera Olivier, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri shampiyona yo mu Rwanda, akaba umuzamu wa mbere ukomeje kugenda avugisha benshi cyane. Kwizera Olivier arimo kuvuga ko mu gihe yatakwerekeza mu kipe bivuga ko irimo kumushaka cyane bita Jordani no muri Aziya no mu Barabu, bishoboka ko yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Ati se uyu mukinnyi we bihagaze bite? Amakuru atugeraho avuga ko yaganiriye na directeur technique Dylan Rainer, Kwizera Olivier akaza kuba hari byinshi yemeranwa n'umudirecteur technique, ndetse anamushimangirira ko ikipe ya Rayon Sport irimo kwiyubaka mu buryo budasanzwe, kandi agomba kureba ko iyi ekipe idafite amikoro ahagije. Kwizera Olivier we avuga ko yewe yashizemo imiyaga ikipe ya Rayon Sport imuhagera kuri miliyoni 20 ritoma, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ubu icyizere ifite ari icyo kuba ikinisha muzamu Kwizera Olivier, dore ko undi muzamu yazamuye mu cyiciro igikuye mu cyiciro cya kabiri. Bivuga ko ikipe ya Rayon Sport itamukoresha rwose, uyu azajya akoreshwa mu mikino hafi yoroheje. Ikipe ya Rayon Sport itegereje i Kigali abandi bakinnyi badasanzwe kandi bakomeye cyane, barimo Issa Djigbo waje ari MVP mu gihugu cya Mali,
uyu nawe akaba akomeje kugenda abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, mu makuru y'imikino akomeje kugenda agarukaho. Gusa ku itariki burya 5 z'uku kwezi tugiye twinjiyemo nako kuku kwa karindwi, nuko abakinnyi bose b'ikipe Rayon Sports bazaba bari inaha i Kigali, ndetse n'abandi batarasinya bashya muri transferi bagomba kuba basinye, mu gihe ikipe Rayon Sports ikomeza kugenda ibyitegura ndetse inabigendesha gake gake kugira ngo ikomeze yitegure neza muri iyi mikino igiye kuzahuramo n'amakipe akomakomeye Sekafa. Aba bakinnyi n'abagomba kuba baboneka muri 11 ikipe Rayon Sports izajya yifashisha. Rayon Sports yakunze kugaragara cyane mu isoko ry'igura n'igurisha, aho yagiye igura abakinnyi avuga ko noneho yatunguranye cyane kuruta n'indi myaka ya shampiyona ikipe Rayon Sports yagiye inyuramo, dore ko bayitangira ubuhamya bavuga ko abakinnyi beza ikipe Rayon Sports yaremeye ikora ibishoboka byose ngo ibagumane. Ikindi ni uko hano muri iri soko ryo mu Rwanda naho ngo yaje kwitwara neza, aho nanone muri poroje zayo zigaragaza ibintu noneho bifatika, bitari bya bindi biva mu bintu bitandukanye cyane bigenda bihurirana, bisa nkaho nta gahunda ifatika irimo. Asante, turaza n'andi makuru agezweho, turabakunda.